mu minsi ishize twakoze ubukangurambaga kugira ngo abantu birinde ibigo bigenda biza mu Rwanda bigashaka kwambura abaturage, bimwe akenshi byitwaza ikoranabuhanga rya cryptocurrency, ariko ngira ngo nkuko Beneri yagiye bisobanura, ukorana na cryptocurrency abikora yirengera igihombo kizamo kubera yuko nta mategeko harabigenga mu Rwanda. Ubwo rero ubukangurambaga tubukoze ngira ngo byari byinshi, hari icyo cya STT, hari TAT, hari n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubukangurambaga bukoze abaturage barabyumvishe, babivamo, ariko abenshi bamwe babihombeyemo. Ubwo ngira ngo hari icyo bita billionaire traders, ngira ngo mwarakibonye, ba nyiracyo barafunzwe, abaturage bako bahombeyemo arenga miliyari 10, so n'ibindi bitandukanye. So rero icyo Beneri gumya kubwira abaturage, hari n'icyo waruvuzeho, ngira ngo hari ibyo ubu ngubu tumaze iminsi tubona bigera nko muri 4. Hari icyitwa Dere Equipment, cyitirira ikigo cyo muri Amerika, kikavuga yuko gitanga imashini z'ubuhinzi, ariko mu by'ukuri nicyo kwambura abaturage, ntabwo gikorana n'icyo kigo cyo muri Amerika. So ngira ngo amatangazo yagiye atambuka. Hari icyo twita PI network, so nacyo gikora nka cryptocurrency, nacyo ntabwo cyemewe. Hanyuma hari icyo twita Binance nacyo gisa nkaho gitanga imiti, ariko iyo ubirebye gikora nka pyramid scheme. Hari icyo twita Flex Fund. So ibyo byose mu by'ukuri nibiza kwambura abaturage, ariko ngira ngo turimo gukorana na RIB ishinzwe ubugenzacyaha kugira ngo ibikurikirane ba nyirabyo babiryozwe.